Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza mwege mwese mukomeje kubana natwe muri morning prayer, amasengesho yacu yo mu gitondo. Turashima Imana ko ikomeje kuduha ibihe byiza byo gusenga. Mbere ko tugira ikindi kintu cyose dukora, tukabanza kwiga ijambo ry'Imana, kwiyegereza Imana, kurama Imana, kugira ngo by'ukuri umunsi wacu tubashe kurangiza amahoro turi kumwe n'Imana. Iyo Imana uyigize iya mbere mu buzima bwawe, iraza ikivanga mu bintu byawe byose bikaba amahoro. Ndagusaba, niba wabyutse uri muzima, jya ushima Imana, uyihimbaze, uyitazire, kuko iba yakoze ibintu bikomeye cyane mu buzima bwawe. Uwiteka abagire neza. Iki cyumweru Imana dushyize ku mutima gusangira namwe ijambo rivuga ngo nizihe mpamvu zotuma usengana umutima uremye, umutima utarimo gushidikanya, umutima utarimo ubwoba, umutima utarimo kwiyumvira ko ibyo uri kurasengera cyangwa se usaba Imana udashobora kubironka. Yesu adufashe bwoko bw'Imana. Tuba dufise ibyifuzo byinshi byo gusengera, tuba dufise ibintu bikomeye cyangwa se byoroheje, ariko byose twifuza ko Imana ikemura mu buzima bwacu. Rero ugomba gutekana mu mutima wawe, ugomba gutuza, haleluya, ukamenya ko Imana ni data, Imana n'umubyeyi, Imana bayiteguye kukugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Abigalatiya igice cya 4 umurongo wa 6 ngo kandi ngo kuko muri abana bayo, Imana yatumye mwemu w'umwana wayo mu mitima yanyu ataka ati Aba data. Nicyo gituma utakira umugurano, ariko uri umwana wayo, kandi kuko uri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nagenda kwibutse ngo iyo ugiye gusenga, iyo ugiye gusaba Imana ikintu, iyo uri inginga Imana, ugomba kurema mu mutima wawe, wewe wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya, wahawe uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose rero ije imbere y'Imana, menya ngo uri imbere ya data, uri imbere y'umubyeyi wawe, umubyeyi ugukunda, umubyeyi ukwifuriza ibyiza, urugero rwiza. Rebera ku babyeyi bawe bakubyaye, niba by'ukuri barakubera ababyeyi beza, bakakwitaho, bakakugaburira, bakakwambika. Yesu ashimwe cyane. Hari n'abandi wenda bagize ababyeyi babi, batigeze babitaho cyangwa se ngo bakorere ibikwiriye, ariko niba waragize ababyeyi beza, bagukunze, bagushigikiye, barakwigishije, barakwitayeho, haleluya. Imana yacu rero yo ni umubyeyi mwiza, itwitaho, iradukunda, itwifuriza ibyiza. Iyo rero tuje kuyisenga, tuje kuyisaba, haleluya, nayo iba yifuza kudukorera ibyiza. Wibuke ngo kuva wizeye Kristo wacitse umwana w'Imana, uri umuraganwa na Kristo, haleluya. Nibyo Imana iba ikeneye ko umenya, ugatuza imbere yayo, ukamenya ko iri mu ruhande rwawe, kandi iba yiteguye kukugira neza. Nshuti yanjye, rema rero mu mutima iki gitondo ibyo wasabye Imana, utuze, komeze kuyiringira, izobishitsa mu gihe gikwiriye. Yesu abagire neza. Mwami, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ugire neza ubwoko bwawe uyu munsi, babone icyubahiro cyawe kandi babone kugira neza kwawe, uburinzi bwawe ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.